ubundi usanga imyitwarire y'umukire n'umukene cyangwa se mu buzima bwa gikene bitewe na gurupe ubamo mwese muri mu kigero kimwe. hari ukuntu iyo umuntu akize umwe muri bo cyangwa se ari umuntu wenda ufashe indi ntera akajya hejuru yabo, wagira ngo mu mubiri we harimo akantu cyangwa se nk'akaremangingo kahita kamwereka ko gurupe yari arimo muri make atagihuje nayo. bigatuma niba akenshi ahita anagira inshuti, hari izindi nshuti ahita agira zimwangisha ba bandi zikamwereka ko ahari atariho yakagombye kuba ari bitewe n'inshuti. uko ugenda uzamuka muri etape niko ubona inshuti ahubwo zikwibagiza ba bandi. niba umwe yakuguriraga icupa rimwe ukahita ubona bakugurira amacupa abiri, bigatuma bagukura ku nshuti ya mbere, noneho ukajya ubona ko zazindi ahubwo ari iziza kugusaba atari iziguha. wowe se ubona iyo myitwarire ibikwiye cyangwa nanone n'ubundi umuntu agomba kumenya imyitwarire igendeye n'amahame y'ahantu ari? ubundi inshuti niyo mwabanye ukenye, kandi ni nayo uba ugomba gukomezanya nayo, kuko uwagukunda ukenye ntiyabura kugukunda ukize, kuko nawe niwo mugisha ababonye. ahubwo imyitwarire nyine tugira utwo turemangingo tutubamo cyangwa se izo nshuti zindi ziza zikatwibagiza inshuti twari kumwe, nizo twagakwiye kwicaho kurenza uko twica ku bantu twabanye, nuko tumaze gukira tukabibagirwa. urakoze cyane Emmanuel.